Uyu munsi tugiye kubaganira ku byo tubona iwacu byadufasha kubaho neza, cyane cyane mu kwirinda indwara, mu guhangana na zimwe mu ndwara no mu kubaho neza. Murabizi yuko mu gihe cya none no mu gihe kizaza, ni byiza kumenya ubutunzi, ni byiza kumenya ibyo dufite iwacu bishobora kudufasha kubaho neza no guhangana n'indwara. Turabizi neza ko ubundi amagara aramirwa ntamerwa, kandi kwirinda biruta kwivuza. Kandi ubwirinzi nyabwo n'amagara mazima akomoka mu byo turya, mu buryo tubaho, yewe no mu byo twifashisha mu gihe duhuye n'ibibazo, kuruta uko dutegereza kurwara tukajya gufata imiti cyangwa se tukajya kwa muganga. Ni byiza ko twakabaye twirinda kuruta uko twivuza. Uyu munsi rero tugiye kubaganira ku byo dusanzwe tubona iwacu, birimo nk'ibimera, cyane cyane ibimera bidufasha mu guhangana no mu kwirinda zimwe mu ndwara zikomeye. Uyu munsi tugiye kubaganira ku cyatsi bita kapusine. Kapusine akaba ari ubwoko bw'ibyatsi dukunze kubona bifite ibibabi by'icyatsi, bikagira uturabo tw'umuhondo, tw'umutuku cyangwa se utwa oranje. Rero kapusine mu magambo ari scientifique bayita Trapalorum majus, akaba ari ubwoko bw'ibimera bikomoka ubundi muri Amerika yo hagati na Amerika y'Amajyepfo. Akaba ari ikimera kizwiho cyane kuba umuti ukomeye, cyane cyane mu kurinda indwara no mu kuzivura. Ni plante cyangwa se ni ikimera kiri antibiotique kandi kikaba antiseptique, bivuga ngo gishobora kudufasha guhangana n'indwara, cyane cyane indwara zituruka kuri bacteria n'indwara zishobora guturuka ku kurwara no kwandura cyangwa se amavirisi n'amabacteria atandukanye. Rero kapusine ku batayizi, ni icyo cyatsi gishobora kumera mu buryo bworoshye. Ahenshi ikoreshwa mu buryo buri aromatique cyangwa mu buryo bw'umutako, ku nyubako, hafi y'inyubako, mu busitani n'ahandi. Ariko se wari uzi yuko ari umuti ukomeye ushobora kudufasha guhangana na zimwe mu ndwara ndetse ziganza, cyane cyane mu gihe cy'ihindagurika ry'ikirere, mu gihe hariho indwara z'inkorora, indwara z'ibicurane, indwara nka bronchite, indwara nka asthma. Kapusine ishobora kukubera igisubizo kandi bikagufasha kumererwa neza mu gihe ufite zimwe muri izo ndwara: sinusite, asthma, infection, amatrouble respiratoire arimo nk'amagripe, gukonja, gufungana n'ibindi. Kapusine rero ni imwe mu bimera bikomokaho imiti ikomeye, cyane cyane yifashishwa mu kuvura no mu kurinda zimwe mu ndwara zirimo izo ngizo zibasira cyane cyane inzira z'ubuhumekero, ariko ikaba yanifashishwa n'ahandi. Kapusine rero ni ikimera cyifitemo ubushobozi, cyifitemo bimwe mu bikigize by'ingenzi ku mubiri w'umuntu, dore ko yifitemo ibyo bita flavonoid. Amaflavonoid akaba ari ingenzi cyane mu kurinda indwara no mu gufasha umubiri gukora neza, mu gusohora imyanda mu mubiri, yewe no gufasha umubiri kongera kugarukana imbaraga no kurinda kwangirika cyangwa kwangirika k'uturemangingo biturutse ku myanda itandukanye cyangwa ku burwayi bushobora guhungabanya umubiri. Rero kandi kapusine yifitemo ibyo bita nyine antibiotique cyangwa se antiseptique, zirimo cyane cyane substance zigize cya kimera bita les substances sulfuriques cyangwa sulfure, zituma kapusine igira ubushobozi bukomeye cyane bwo kwirukana amabacterie, bwo kwirukana amamikrobe, bityo igatuma amamikrobe adashobora kumera neza cyangwa kubaho, bikayaca intege, bikayica, bityo bigafasha umubiri guhangana na za ndwara twababwiraga zishobora cyane cyane kwibasira nk'inzira y'ubuhumekero. Kapusine kandi yifitemo vitamine C. Akamaro ka vitamine C ko ari ingenzi cyane mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri no mu gutuma umubiri ukora neza. Murabizi kandi ko vitamine C ituma imitsi imera neza, ituma ubudahangarwa, immunite y'umubiri izamuka, kandi vitamine C ikarinda umubiri kurwaragurika. Kandi kapusine yifitemo imyunyungugu y'ingenzi ku mubiri w'umuntu, bituma umubiri ukora neza, bikanawurinda kurwaragurika, bikawurinda gucika intege, bikawurinda gusaza. Yifitemo ibyitwa sulfure, binatuma ya mpumuro yayo mu gihe uyiriye wumva harimo akantu gahumura cyangwa akantu karyana. Kariya rero gafite ubwo bushobozi bwo gutuma kapusine nayo irushaho kuba antibiotique cyangwa antiseptique. Rero kapusine nk'uko bizwi igizwe n'ibice bitandukanye. Hari igice cy'agati kayo petiole, hakaba n'igice cy'ikibabi, hakaba n'igice cy'ururabo. Rero kapusine ibyo bice byayo byose uko bigize ni umuti ushobora gukoreshwa mu buryo butandukanye. Kapusine ishobora gukoreshwa mu buryo busanzwe, ushobora kuyirya nka salade, ushobora kandi kuyikamuramo wa mutobe wayo ukawukoresha infusion. Inakoreshwa mu mafunguro atandukanye, ushobora kuyikoresha mu gutegura amwe mu mafunguro harimo nk'amasosi atandukanye, soupe. Ushobora kuyikoresha kandi kuyiteguraho ku mureti, ukayigariniza
y'icyo kiribwa kindi ugiye kurya nk'umureti, kandi n'imboga zitandukanye. Uvuga kapsule ushobora kurya nka salade ugakamuriraho n'indimu ukayirya ukumva biraryoshye, kandi ikakubera umuti. Ibaye salade nk'ikiribwa nk'ibiryo, kandi ikakubera n'umuti, dore yuko kapsine ubwayo ari nziza cyane nk'uko twabibasobanuriye. Rero ushobora no kuyikoresha nka tizane cyangwa se ubwoko bw'icyayi mu byo kunywa, bityo ikagufasha guhangana no kurinda za ndwara twakubwiraga zirimo nk'indwara z'inkorora, indwara z'ibicurane, indwara nka sinezite, indwara nk'amabronchite, indwara ama-infection urinaire, indwara nka sinezite. Rero ushobora no kuyikanjakanja ukamira mu gihe ufite nk'ikibazo cyo mu mihogo, ikibazo cy'ibicurane, ikibazo cya grippe. Bityo kapsine ikatubera igisubizo, dore ko ubwayo kandi nanone yifitemo ubutare bukadufasha kongera amaraso, bikadufasha kubona insoro globule rouge mu maraso yacu, bityo bikaturinda kuzahazwa n'indwara nk'indwara zibasira amaraso. Twavugamo nk'indwara nka malaria, indwara zituma umuntu atakaza amaraso menshi, indwara zica umuntu intege. Kapsule rero ishobora kuribwa mu bice byose byayo bigize, yaba ari bya bibabi, yaba ari indabo, yaba ari graine cyangwa se za mbuto zayo. Nk'uko nabibabwiye, ifite inyungu zikomeye cyangwa se ifite imimaro ikomeye ku buzima bw'umuntu, dore ko ari antiseptique, irwanya za microbe, ibuza umubiri kwibasirwa n'indwara zitandukanye zandura, kandi ikaba diuretique, bivuga ngo ifasha umubiri gusohora ibyo mu myanda, kwihagarika neza. Twanababwiye ko nyine ivura infection urinaire cyangwa se ikora cyane akazi gakomeye mu guhangana n'ama-infection urinaire. Bituma rero n'imyanda isohoka mu nkari, tugasohora imyanda itandukanye ishobora kwibasira ibice bitandukanye by'umubiri w'umuntu, bishobora gutera uburwayi butandukanye. Kandi ni expectorant cyangwa se ifite ubushobozi bwo gutuma ushobora kurekura igikororwa mu gihe uri gukorora, mu gihe warwaye grippe, mu gihe ufite ibibazo byo mu nzira z'ubuhumekero, ituma ubasha gukorora ugacira. Murabizi zimwe mu ndwara zituma umuntu atashobora gukorora neza ngo acire, cyane cyane indwara ziri infectieuse zibasira inzira y'ubuhumekero nka coronavirus. Mu gihe urwaye urakorora ariko ntucira. Rero mu gihe ukoresha kapsine bifasha muri za nzira z'ubuhumekero gutuma uwo mwanda, ibikororwa, izo microbe ziri mu nzira y'ubuhumekero ubasha gukorora ukabasha kuzicira, bityo bikagabanya ibyago byo kuba za ndwara zakwibasira cyangwa se zigaca intege umubiri wawe. Ikindi ni stimula, ituma umubiri ukora neza, ikaba na anti-inflammatoire, ibuza umubiri w'umuntu kurushaho kugubwa nabi, nko kugira umuriro no gucika intege. Rero kapsine ni bimwe mu bimera by'ingenzi biri antibiotique bizwi cyane mu myaka myinshi, cyane ko yagiye ikoreshwa mu moko menshi y'abantu mu buryo nk'umuti, kandi ikifashishwa cyane, igatanga igisubizo gikomeye. Natwe mu byo twasanga iwacu, ushobora kuyisanga muri jaride iwawe, ushobora kugatera hafi y'umuryango, ushobora kuyitera mu ndabo zindi, ushobora kuyitera mu busitani bwawe. Igira ubwayo aromatherapy, ituma hasa neza, ituma ahantu hawe hamera neza, kandi kubera ko ari antibiotics, igabanya twa dusimba dushobora gutera indwara, iduca intege, kandi nawe ukayibona hafi yawe, bityo bikakurinda kurwaragurika, bikarinda abawe kurwaragurika. Kuyihekenya nibura utubabi 3 n'uduti twatwo n'uturabo buri munsi, bituma umubiri wawe ubaka ubudahangarwa bukomeye, bityo bikakurinda kurwaragurika. Dore ko indwara zibasira inzira y'ubuhumekero mu gihe hari ihindagurika ry'ikirere zibasira abantu cyane. Murabizi ko iyi si iri kujya mu bihe by'ihindagurika ry'ikirere bikomeye, biturutse ku kwangirika kw'ibidukikije, amashyamba, ibiti, amazi n'ibindi. Bityo rero indwara nyinshi zibasira abantu, cyane indwara zibasira inzira y'ubuhumekero, inkorora, ibicurane, umutwe, kubabara mu mihogo, gucika intege n'ibindi. Gukoresha kapsule rero ni ukubaka ubudahangarwa bwacu, kandi ni uguhangana n'indwara zishobora kutwibasira, dore yuko ari antibiotique naturelle idafite ingaruka n'imwe ku mubiri w'umuntu, kereka ku bantu bafite ibindi bibazo bikomeye. Tuvuge nk'abantu bafite ibibazo by'ibisebe mu gifu no mu mara, abo ngabo ntabwo ari byiza ko bakoresha kapsule. Abantu bafite ibibazo by'impyiko bikomeye, nk'abantu bafite kidney failure, icyo gihe si byiza gukoresha kapsule. No ku bana bakiri bato cyane abatarageza igihe cyo kurya, ntabwo ari byiza gukoresha kapsule. Rero muri icyo gihe wowe usanzwe udashoboye gukoresha kapsule, ushobora gukoresha izindi antibiotique zikomoka mu bimera. Aha twababwiramo nk'iyo bita propolis plus, na antibiotique naturelle ikomoka ku buki bw'inzuki, ikagikorwamo n'ibimera bitandukanye. Urwo ruhare rw'ibimera birimo nka capsule na propolis cyangwa se ikomoka ku buki, bitanga antibiotique ikomeye bita propolis plus,
ikaba ari antibiyotike nziza ihangana n'ama-infection atandukanye, ama-infection yo mu nzira z'ubuhumekero, yo mu nzira z'urwungano rw'inkari, ama-infection yo mu gifu, mu mara n'ahandi. Rero wakoresha Propolis Plus dore ko yizewe kandi standard ku ruhando mpuzamahanga, ifite ubuziranenge bw'ibigo bikomeye ku isi birimo nka FDA, ni ikigo cy'abanyamerika gitsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti. Halal ni ikigo cya Barabu gishinzwe kureba ko mu byo ushaka gushyira ku isoko ryabo nta harmful, nta kintu kirimo kiri haram. Rero Propolis Plus Capsule ni antibiyotike yizewe kandi itunganyije mu gihe ufite ibibazo by'ama-infection, ufite ikibazo cy'indwara zo mu nzira z'ubuhumekero, ufite ikibazo cy'ama-infection atandukanye, wakoresha Propolis Plus kugira ngo wubake ubudahangarwa bw'umubiri wawe mu gihe udashoboye gukoresha bimwe mu bimera, ama-plante medicinal. Kandi mu gihe ufite ibibazo bitandukanye, ni byiza ko ushobora kugera kuri Horaho Life tukakugira inama, mukajya mwibuka gukora subscribe no kudukorera share kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi, dore ko ubuzima bwiza ari icy'ingenzi tukabuganiraho. Ukore subscribe, ukore share, tubane, tuhane amakuru ku buzima. Murakoze.